iyi nkuru se noneho mbazaniye kwibabaje nyabo. Dutangiranye n'akana hano, akana kaza karira bagahambiriyeho imigozi ndetse karimo karaza hano mu nzu. Uko kaza mu nzu barakwereka umugozi ugahambiriyeho ushinze hanze mu giti. Umugozi uri kugenda wihambura uko gakomeza kinjira mu nzu. Hari uwo kari kuza gasanga nyina w'umwana yararanga muri dushe ari gukaraba, yarari kwikarabira agiye kubona umwana we aje mu nzu ari kurira amarira. Ewana wagira ngo ni bafure bacometse iri gusakuza cyane. Akana kahogoye arangije ahita afata eswime ahita yambara. Umwana azamureba mu maso, nyina avuga ati mwana wanjye wabaye iki, ufite ikihe kibazo? Yitegereje neza abona umwana arahambiriye. Nyagasani, ibaza nawe kubona umwana wa afite imigozi yahambiriwe utazi ngo byagenze bite, ngo ninde wayimuhambiriye. Umwana amaze kugera kuri nyina bisa nkaho hari icyo umwana yashakaga kwereka nyina. Umwana yise yongera asubirayo, ntabwo yaraje amusanga kugira ngo amuterure cyangwa se kugira ngo babe bari kumwe, ahubwo umwana hari icyo ari gushaka kumwereka. Nyina nawe yafashe wa mugozi uhambiriye ku mwana aza kurikirana umwana, akomeza afata n'umugozi, hari aho umugozi uri kuberekeza. Akana gakomeza kugenda karira. Ni akana gato kataramenya kuvuga neza, ntago kakubwira ngo hari ibiri kujya mbere. Wapi, umwana buri abana nabo baravuga, nubwo atavuga ijambo ariko akoresha amarenga akakwereka icyo yashakaga kukwereka. Ndetse nyina ageze ahangaha arebye aravuga ati mwana wanjye ninde waguhambiririye ahangaha? Ati reka nguterure. Ubwo tugeze ahangaha witegereze urebe. Hari aho bageze ni mu gasozi bavuye mu gipangu. Umwana aravuga ati mama reba hariya. Akana kamutungiye akaboko ati reba hariya niho ndi kukujyana. Ati mwana wanjye hariya se hari iki? Ni ibiki biri hariya? Ati mama dukomeze tugende. Akana niko kari kumwereka aho bari kujya. Ndetse wibuke umwana yarahambiriweho imigozi, twabibonye byose. Nyina yakomeje kujyaho umwana ari kumwereka. Ageze ahangaha asanga ibipirizo. Ewana bantu bakoreye surprise abandi bantu, cyangwa se gusa nk'umugore yakoreye surprise umugabo yakoreye surprise umugore, bya bintu nyine by'imitako bakoresheje. Umugore yageze ahangaha ibyishimo biramurenga. Ubanza umugabo we yamukoreye akantu ka surprise. Ewana namwe mujye mukorera surprise abagore banyu, mubashimishe mwishime. N'umugore ashobora kuyikorera umugabo we ibintu nk'ibyo. Umugore yaraje ageze ahangaha asanga hari ibintu byiza gusa bahashashe. Ewana bahashyize ibipirizo, ibintu by'ibikinisho byinshi cyane byiza. Ese niyo mpamvu uno mwana bamuhambiriye kugira ngo nyina azamukurikiye? Hanyuma rero agera ahantu nk'aha asanga ni surprise umugabo we yamuteguriye? Cyangwa ibyo ni ibintu ugomba kureba ukomeze uyirebe uyisoze. Niba ari ubwa mbere ugeze no kuri no channel bakwakanze kuri yo buto subscribe. Umugore aranje avuga ati umugabo wanjye se iyi surprise ni bwoko ki? Gusa yitegereje inyuma y'igikaritusi kiri aho ngaho abona igitusi kiri kunyeganyega. Kumbe inyuma y'igikaritusi hari Nyagasani, hari bibereye mu byabo. Mu gihe umugore yaje yiteguye ko ari surprise umugabo we yamukoreye, ntago ariko biri. Ahubwo umugabo we yibereye ahangaha ari kumwe n'iraha. Ewana hari gushya bya nyabyo. Ndetse n'impamvu bahambiriye uriya mwana ntabwo kwari kugira ngo agende abwire nyina kugira ngo aze bamukorere surprise, ahubwo bashumitse uriya mwana kugira ngo ataza kujya kureba nyina akabaraburiza. Ariko bya bindi Imana ibishaka gutamaza umuntu. Ibi rero nibyo byabayeho. Umwana arihambura gahoro, agize amahirwe agiye abona umugozi utangiye kugenda wihambura, arinda agera mu rugo. Sasa uyu yakubiswe n'inkubagwa mu kantu. Tekereza nawe gusanga umuntu mwashakanye, umugabo wawe wizera ukunda, waje unatekereza ko ari surprise yagukoreye, ugasanga ari kuguca inyuma ukamureba, ukabireba n'amaso yawe, wabigenza ute? Uyu yabuze uko yifata, abura uko abigenza. Aribaza mbigenze nte nkubita umuntu, mvuna umuntu, mbigenze nte mbigire nte? Kakana nako karahanga kavuga ati mama kakomeje guhamagara nyina. Umwana we n'ibikinisho we ruba rwarahize. Abana n'ibikinisho rwarahize. Abangaba bibereye muri feelings zawe. Ukabona ikintu cy'ikigabo ni gikuru ariko ugasanga kiraca inyuma umugore wacyo, ukibaza ibitekerezo by'afite, ukumva birakurenze nawe biragucanze. Umwana yaje ahangaha asatira nyina, ndetse nyina we unumujinya gusa ati kuki ibi byose bimbaho? Kuki ari njyewe bibaho? Hari abantu bagera mu bibazo rero
bakumva nta bandi bantu bagira ibibazo, bakumva nibo ba mbere bagize ibibazo. Uyu yaravuze ati kuki ari jye nyine bibaho. N'umujinya mwinshi yafashe ibyo bari bateguye ahangaha bari kwishimisha baryoha ngo bari muri nyine mu bintu by'ibyishimo byabo, ahita bifata arabisambaguza buri kimwe cyose, akubita hasi arabyangiza, akantu kandi byose arabishwanyaguza. Aravuga ati asye ibi ni ibintera isesemi gusa, ni ibintera asye. Ndetse afata buri kimwe cyose bari bazanye ahangaha, watermelon barimo barya, inzoga barimo banywa, buri kimwe cyose arabifata byose arabyangiza. Yagize umujinya. Hari abantu bagira umujinya igihe runaka, umuntu akagira umujinya kukontorora bikanga, akumva biramurenze. Kimwe nuko hari n'uwahita basanga hano inyuma ya kino gikaritusi bitsimbyeho akabakubita nta mikino. Tekereza ariko nawe umuntu w'umugabo mu gihuru kweri, mu gihuru uyu yafashe inzoga barimo banywa ayikubita kuntuze kwibuye hariya. Akimara kuyikubita kwibuye, urabizi vide iyo rimenetse rikora urusaku, ivide ryarasakuje barabyumva. Iki ibyo ni ibiki twumvise? Twatewe cyangwa hari haduyi hafi aha? Niki kiri kujya mbere? Barikanze buriya gufatira umunyabyaha mu byaha ewana kabisa, uba wagira ngo isi mwiyubiseho. Abafite ubwoba bwa danje ati sheri nta kintu wumvise? Ati wapi ubwo wasanga ari utunyamaswa turi hafi ahangaha, ntabwo uzi ko turi mu ishyamba, wasanga ari utunyamaswa turi hafi aho, ubusiha nta muntu watugeraho hano, uko biri kose nta muntu wahamenya. Atari ko se ubundi kakana twahambiriye byagenze bite? Ati umwana se yaba yagiye buriya yiryamiye? Ati ko twari twamwegereje ibikinisho se ntaho yajya, we buriya ameze neza nta kibazo. Ati ahubwo sheri umva reka tujye kurunguruka, ariko nanone tureke kwizera. Buriya baravuga ngo inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi. Inyamaswa idakenga. Ati ariko nanone reka tubanze turyoshyemo gake, wanze nkubite n'ikibizo cya danje. Ibyo bindi turabya kuba tubireba. Sasa abantu bari muri bino bikorwa uba wagira ngo nta bwenge bafite, uba wagira ngo bataye ubwenge. Niba hari n'umuntu wa mbere nanone uzi gutereta cyane cyangwa se kuguyaguya, umuntu w'inshoreke, umuntu w'indaya abazi kugutereta, ewana akaba yakora buri kimwe. Baje kurunguruka ngo barebe iri kujya mbere. Wa mugore yumvise bashobora guhita bamubona, yahise aza aca munsi ya kino kintu bari bashasheho bashyizeho imitako, ajya kwihisha inyuma yacyo. Witegereze urebe abandi nabo mu kumara kuhagera, ewana umwana nawe yaramukundiye ntiyasakuza. Umwana arituriza yigira nkaho nta cyabaye. Buriya hari abana bagira mu bibazo bakabimenya ko bari mu bibazo nyine. Ewana niba ari na wa mwana wajyaga wiyiriza cyane, usanga ahorana utuntu tw'amarira twa hafi aho ngaho, icyo gihe agatuza. Aba baraje bageze hano, ariko se nta muntu turi kubona, ko nta kintu tubona se. Ariko uno mugore yitegereje abona ibitako bari bahatasi, ibintu byose bari bakoze, abona byashenyutse byaswambaguritse. Arangije avuga ati iki sheri uzi ko burya habayeho umuyaga ntitubimenye? Habayeho umuyaga mwinshi ariko twe ntitwabimenye. Bowe bazi ngo ni umuyaga wabikoze, gusa icyo batazi nuko nyiri umugabo yahageze kare kandi abifashijwemo n'umwana we. Buriya nta muntu utagira agaciro rega. Imana ishobora no gushaka gutamaza umuntu cyangwa se ya misi yawe yakugereyeho, umwana muto cyane akabigufashamo, kandi we wabonaga nta kintu yakora. Kuko kugira ngo uno mugore amenye ibi byose ni ukubera ko uriya mwana yagiye arira, umugore akaza akurikiranye umugozi bari bahambiriyeho umwana we. Sasa aba bantu nta n'umutima bagira. Uzi kubona ikintu cy'ikigabo cyoshywa niraha ngo reka dushumike umwana wanjye, bagashumika umwana we yibyariye. Ibyo nabyo ni ikibazo. Uyarangije avuga ati mukunze rega iteka mba numva nakabaye ndi kumwe nawe, nagahoranye nawe. Umugore byose abireba. Umugore yabonye ibintu biri mutera iseseme bikamutera n'umujinya, akaba yakora ibintu atateguye, ahita haguruka avaho ngaho arigendera, cyane ko babuze gato bari no kuhamusanga. Niho baje bagana, baje basatira ahantu yari yihishe. Yahise yigendera mu buryo bwo kugira ngo yirinde ibintu by'amahane. Kuko ushobora kubona umuntu ariko umugabo wawe ari kumukorera ibintu nk'ibi, umujinya ukakwica ugatora n'ikibuye ukagikubita umuntu, kandi kwihorera ntabwo byemewe. Wakwihorera ubwo nawe mu nyuma bigahita bigukoraho,
ubwo nawe urabyumva ibikurikiraho. Sasa iri habara ryaraje rifata uno mugabo riramwurira ari nako rimusunika. Ubwo namwe murabyumva ibyakurikiyeho, nta kindi ubundi aba bantu baba bapfana. Upfa kuba uri umugabo ufite ifaranga ndetse irira habara ryakubonyeho amafaranga, icyo riba rigushakaho ni amafaranga, nawe rikaguha ibyo nyine mukora mugasoza bikarangira. Sasa nyir'umugabo we yitahiye mu rugo. Umugabo nawe amaze gusoza ibifuti byavuye mu bintu bidafite gahunda, bidafite agaciro, byo kumuhombya gusa, yageze ahanga arangije aravuga ati wana ko twasomanye cyane se, ndamutse ngeze mu rugo nkifite ibi bintu umugore wanjye ahita amvumbura. Kumbe wazi ko ari kubihisha, n'ubundi yamaze kubivumbura kare, yamaze kumumenya. Arangije afata telefone ahangaha yireba mu kirori kugira ngo ahantu haba hagiyeho utwanda, ahantu haba hagiyeho habero cyangwa se biriya bintu abakobwa basiga ku minwa, yamusomye cyane ku matama, nyine hari utuntu twasigayeho twaruje. Ndetse yarangije aravuga ati reka mbanze nihanagurisha, gusa se kiriya cyane ukuntu kirenze, uriya mwana arakubiye kabisa. Ubwo ndinde wo kuba ntamukunda se, ko ari umwana urenze, umwana mwiza, n'icyuki ameze neza ahantu hose, naruzuye, ari full package, ntahuriye n'umugore wanjye. Uyu rero yatangiye kwihanagura, abikuraho bikanafata ku gatambaro yari afite, bigaragara ko basomanye cyane. N'ubundi umugore we niyaba atabizi, uyu mugabo akinjiramo mu nzu gutyo, umugore we yari guhita bivumbura. Gusa amahirwe nuko yamaze n'ubundi kubimenya kare. Sasa uyu yarihanaguye, yihanagura n'ubundi yamaze kwinjira mu rugo, azi ngo ari gukinga umugore we, hari icyo ari kumuhisha, no ku rutugu ndebera nawe mu ijosi hose basomanye, ahantu hose yagiye amusoma hose yihanaguraho hariho iminwa. Ugasanga umuntu w'umusaza asaziye mu buraya, uri umusaza usaziye mu buraya mu biki koko? Wakwiturije ugakora neza, ukisazira neza, ibyo bintu by'uburaya ujya mushaje, ibyo bintu kweri uba wumva umugabo yaraje yahise aba karume, none haza nk'umuntu uvuye mu kazi nkaho nta cyabaye. Akomeza kuza, uko ari kuza tugaruka hano mu nzu hari uhari. Umugore we yaje ahanga afata ibifaranga, umugabo we n'umukire, buriya kenshi usanga bari abantu nyine b'indaya, ugenda utereta muhuza wubase banabizi, nta kindi baba bagukurikiyeho ni amafaranga. Iyo amafaranga abuze nabo barabura. Sasa umugabo yaraje akingura ku muryango, umugore we nawe yihinduye yambara imyenda umugabo adasanzwe abona, ndetse n'imyenda mishya yagiye arazana arayambara. Nawe hari agatego yateguye. Akimara kumva ko umugabo we waje, yahise afata ibifaranga byose ahita atangira gupfundika nga vuba vuba, arirukanka ava aho ngaho kugira ngo umugabo we atabibona. Ariko n'ubundi amafaranga yagiye atakara mu nzira, buri hamwe hose yagendaga anyura amafaranga yagendaga atakara. Uyu nguyu yinjiye aravuga ati we urinde wowe? Yageze aha ngaha abona umuntu yirukanka, kandi abona si umugore we. Ariko se niki kiri kujya mbere hano? Naba natewe, byaba byagenze bite? Ati Diana mugore wanjye uri hehe? Ariko Diana ntabwo ari kuvuga. Ariko se reka nsubire inyuma mfate ikintu nakwitabaza da, ushobora gusanga hari nk'igisambo kinjiyemo. Ati Diana aramuhamagara, ariko uko amuhamagara Diana ntabwo ari kuvuga, Diana ntabwo ari gukoma. Kandi wibuke uriya tubonye ni umugore we bya nyabyo, ahubwo nuko yihinduye akambara indi myenda. Ntumbaze ngo yateguye iki, ibi byose ari kubikora agamije iki? Gusa ikindi yamaze kumenya ko umugabo we nta muntu murimo, nta mugabo afite rwose. We yaherekeje abandi, byitwa ko yashatse, ariko nta rushako rurimo pe, ntarwo. Umugabo arangije aravuga ati okay, nta kibazo, aha ni iwanjye sha, reka nze ndaje duhangane. Niba ari n'igisambo cyahaje ndagukubita, urabyumva? Niba uri igisambo kabuzi kuri mu nzu yanjye, menya ko kagiye kukubaho, nta miyaga ndibuze kugushyiriraho. Yaraje afata igikombe ahangaha, aravuga ati ndakikwasa, uranturuka inyuma cyangwa imbere aho ndibuze kugukacirira hose. Uwo uri we wese ndagukubita umutwe ndawumena. Yaraje aragiterura ahangaha. Sasa uzi guhigana n'umuntu wagutanze mu nzu, n'umuntu wayigezemo mbere. Uyu we nibwo akiza, uyirimo we ayimazemo umwanya. Yaraje azamuka ahangaha, gusa afite ubwoba. Buriya abanyabyaha nta mahoro y'umunyabyaha, afite ubwoba. Yaje bucece yomboka gake gake mu gace, avuga ati se akiramutse kinkubise nanjye nabigenzane, nahungira he, nabambaye wande? Azamuka buke ahangaha. Uko ari kuzamuka kuri esikariye
akabona amafaranga yagiye anyabagira. Umuntu waje ahangaha mu nzu akaba yanamfatiye ku mafaranga akagenda ayanyabagiza ni mu tugani. Uyu ni nani? Azamuka buke buke acunga areba hirya no hino. Ese kubera icyo umugore we amubonye agahita yirukanka? Ntiyaba hari umupanga afite? Uwo mupanga use ni bwoko ki? Arashaka gukanga umugabo we se? Cyangwa umugabo yazamutse ku maesikariye ageze hejuru abura umuntu, ati igaragaze se, rekera ibintu byo kwishyuza nkwereke, igaragaze, erega inzu yanjye yose ndayizi, aho waba uri hose ndakubona. Ibi ni amagambo yo kuvuga kugira ngo wenda niba hari n'umuntu wamwishemo yigaragaze, ariko nawe afite ubwoba bwe. Aravuga ati ndagukubita iki kintu ushaka wakwigaragaza. Igaragaze se nyine. Muri ako kanya aho ngaho arimo yivugishwa ngo igaragaze, hari uwamuciye inyuma. Uyu mu guhindukira amubona arenga, agira ubwoba, agiye gukubita. Arakubita iki? Yari agiye gukubita ariko yabonye undi arenga. Aravuga ati ubundi uri cyande? Wowe uri cyande kuki uri mu nzu yanjye? Sasa umugabo agiramo ubwoba, ati ariko se ni imagination? Ndi kureba ibintu bidahari cyangwa ndi kureba ibintu bidahari cyangwa niki kiri kujya mbere? Hari ibintu bita visual illusion, nyine kukureba ibintu bidahari, ukajya wimagine ukabona nk'ikintu ukakibonamo ikindi. Ati cyangwa navangiwe se? Ubanza naniwe cyane, reka shaka ukuntu najya kuryama. Ariko ataravuga ko agiye kuryama, atarabisoza hari uwo yumvise hasi ari gukomanga ibintu, ari kumena ibintu. Arangije avuga ati oya Julio, ugomba gukomera, ariko komera, nta kibazo ufite, ahubwo ni ibyanyabyo, harimo umuntu. Ni amagambo ari kwibwira kugira ngo yihe akizere, nyine yumve ko agomba kururwana paka. Uzi kubona umuntu w'umugabo afite ubwoba sha mu rugo iwe, mu rugo iwe. Hari nawe numvise ngo batinya gusohoka hanze, umuntu w'umugabo agatinya gusohoka hanze ngo hatagira ikimfata. Uba wumva ari igigogo kiri bugufate? Usibye imagination uba ufite mugani w'uno mugabo, uba wumva ari igiki kiri bugufate. Umugabo yaje ahangaha yigizemo akanyabugabo, ewana nta kintu kiri mu nzu sha. Ageze ahangaha ikibabi kiramukanga, asubira inyuma, yaraguye hasi. Tekereza kwishyiramo akanyabugabo ugakangwa n'ibyatsi. Ubwo se none habaye ari umuntu? Abaye ari umuntu cyangwa bagakoresha bya bintu biba biri scary ukuntu biteye ubwoba, wabigenza ute? Wabigenza ute? Uyu nta kindi yakoze, yaravuze ati ni byasi biri kunkanga. Dagayise, ariko nta kintu gihari. Ikigaragara cyo ni ibintu narindi kwimagina. Reka nsubize igikombe cyanjye ku meza. Ageze ahangaha arimo agenda avuga ati nta kibazo ufite Julio, wibikaza cyane, wibitekerezaho cyane, sibyo? Wibitekerezaho cyane rwose, nta kintu na kimwe kiri mu nzu, ibintu byose ni amahoro. Hari igihe umuntu aba yahawuse akiturisha, akagasanga ari no kwivugana, ukibaza n'umuntu yasaze, niki kiri kujya mbere? Undi muntu yajya gusara bitangira yivugana, akajya yiganiriza, akivugisha akanisubiza, akivugisha akanisubiza, ibintu nk'ibyo byose. Arangije aravuga ati okay, nta kibazo, reka ntuzi. Ariko se umugore wanjye Diana we yagiye? Ibi nabyo ni amafuti, yagiyeho ubundi. Aratuza ati humeka Julio, humeka. Ageze ahangaha afata cya gikombe agishyira ku ruhande, yamaze kwiyumvisha ko nta kintu kibi kiri muri ino nzu. Aratambuka, ataragera kure barakwereka mu nzu koko hari urimo bya nyabyo, hari uwiyoberanije. Ewana yaje ahangaha atangira gukinira ku mafaranga y'umugabo. Uyu mugabo yari afite imitungo, afite n'amafaranga menshi, gusa byose yari yarabikobokewe n'umugore we. Ikibazo cyaje kuba ubwo yamutenguhaga. Ageze ahangaha abona umuntu, ndapfuye noneho. We urinde wowe? Ati iki? Urinde? Ndavuze ati hagarara aho ngaho, ntuharenge, cyangwa se mu kimwe ngewe nawe ntitubyumve kimwe, hagararaho ntuharenge. Sasa uyu mugore yarazi ko ikigabo cyari ikinyabwoba, buriya yubana n'umuntu bumuzi. Aturinde, hanyuma rero umbwire kubera iki waje mu nzu yanjye nkaho bidahagije ukajya gukinira no ku mafaranga yanjye? Urinde? Who are you? Ndetse yarangije aramwiyereka bya nyabyo. Atashaka kumenya uwondi we se? Ikintu cy'ikigabo kitazi n'umugore wacyo koko. Ubundi ukuntu umugore wa yakwiyoberanya, wayoberwa n'impumuro ye. Ikigaragara cyo ko uyu mugabo atarashobotse habe na gato. Hari igihe umugore akora uko ashoboye,
ewana akakwitaho akaguha keya, agakora byose, mbese muri make ukabona ko nta kintu yasize inyuma, byose yaguhaye. Ariko wowe bitewe na kamere yawe n'imico yawe mibi, n'ubundi ibyo ntibikunyure, ugakomeza kwirukanka mu maraha, mu mahabara. Ibyo bintu najya nkubwire ko nta kintu bizakugezaho niba nawe ubikora, guhera uno munsi ubicikeho. Ndetse yarangije aravuga ati ubundi uzihisha kugeza ryari? Uzakomeza kumpisha ko ufite umukunzi, ufite ihabara mwirirwana kugeza ryari? Julio, kubera icyo mbeshya? Urabizi ko ngukunda, ariko ugakomeza undyarya. Uzabimpisha kugeza ryari? Ubu rero uzi ngo simbizi, icyo uha agaciro ni amafaranga gusa. Uba wumva n'amafaranga azakumarira iki? N'ubundi ko azashira. Ubu urwana n'iki koko? Reba ntugikora, nijye jyenyine usigaye ukora, nijye jyenyine ninjiza amafaranga muri runo rugo. Ariko nkaho bidahagije, n'amafaranga ninjije yose urayafata ukayajyana mu mahabara. Niko mbwira, ari amafaranga wari uzi neza ko bari abakobwa muba mugenda muri kumwe mwishimana, muryoshya muryamana, mukora ibiki? Wari uzi ko ari amafaranga baba bagukurikiyeho? None se ubaye utayafite uzi ngo wababona? Uzi ngo wabona ati Diana sha rwose winsetse, ikigabo kiranga ni igisaza ariko cy'imico mibi, ati winsesa rwose. Ati se ubundi wowe uriya mukobwa uramuzi? Ati ndakubwiza ukuri rwose, nawe abaye ari wowe, uriya mukobwa wamukunda. Uriya mukobwa ni mwiza rwose, azi gutanga keya. Karina ndamukunda cyane byanyabyo, kandi sino kuvuga ngo nuko ari habara ryanjye. Ni umukobwa uzi cyakora, ni umukobwa umeze neza, uteye neza, ufite taye nziza, ni umukobwa nanone ugira n'ikinyabupfura. Umugabo uranga yarahumye. Hari igihe umuntu asaza agatangira kubona utwana duto nitwo twiza, akabona nyina we wari mu kigero kimwe, ni babi. Sasa uyu nawe yatangiye kwishimira umukobwa Karina imbere y'umugore we Diana. Tekereza nawe ikigabo cyawe kiri kukubwira ngo hari umukobwa cyakunze, ngo mwiza kukurusha, w'icyuki, uzi kucyitaho. Ibaze nawe ayo magambo yakurya, yagukora ahantu akagusesereza. Uyarangije aravuga ati ikindi kandi uri no kumbwira ku bijyanye n'amafaranga, komba naguhaye buri kimwe, nkaguha byose, why not utandika ngo ngende nisanzure? Niba wibuka neza iyo abantu bagiye gusezerana ku bana, basezerana ko bazabana ubudahemukirana. Ntago bazahemukirana. Rero iyo uciye inyuma umugore wawe, amasezerano uba wamaze kuyica. Rero uyu yari ari kubwira umugore we ati jya undeka ngende nisanzure mbikora uko nshaka, sibyo? Nawe mba naguhaye buri kimwe, kandi ikindi uriya mukobwa ni na mwiza kukurusha nyagasani. Uyu mugore avuga ati subiramo ayo magambo. Subiramo ayo magambo, nta n'isoni? Nta soni ufite wowe ukaza ukandatira indaya yawe mu maso yanjye ukambwira ngo ni nziza kundusha? Atoke nta kibazo. Ati gusa hari ikintu kimwe utazi. Nk'ubu ngubu ndamutse nkubwiye ati va hano muri runo rugo, urabyumva? Nakubwiye ati va hano muri runo rugo, icyambere cyo konte zose ziriho amafaranga zacu namaze gusoza kuziborokesha. Ubundi hari ukuntu konti iyo yaborotswe ushobora kujyanaho ikarita ntibikunde, buri kimwe cyose ntibikunde. Ati reba hano SMS, bisobanuye ngo amafaranga asigaye hano muri runo rugo nari amafaranga ari hariya gusa. None se nkuretse ukagenda ujyanye ariya mafaranga, urambwiza ukuri ko uriya mukobwa yazakomeza kugukunda nkuko wowe uri kumundatira ngo ni umukobwa mwiza? Ubu nta mutungo n'umwe ufite, nta kintu na kimwe ufite, byose ni ibyanjye n'umwana wanjye muri aka kanya. Nkuretse ukagenda nkaguha uburenganzira, mwazasazana nkuko duteganya gusazana njyewe nawe? Mbwira se nyine, mbwira. Ugenda wiruka mu ndaya, wamburanye iki? Ko nakoze buri kimwe. Nakoze ati mve mbere sha, ibyo uri kumbwira wakoze buri kimwe se wagikoreye he? Ibyo ni ibyawe. Cyaramuhutaje hafi no kwikubita hasi, kiza gisatira ya mafaranga kivuga ati erega uriya mukobwa nanjye ndabizi arankunda, niyo naba mfite 5 byonyine twazarambana, twazabana by'ibihe byose. Umugabo yaraje ahita afata amafaranga arayayora yose ayashyira mu mwenda, aravuga ati kwanza ubundi ikintu kimaze gukecura, rumaze kubura ukecura, hasike ubundi wemba nkushaka iki? Reka njye kwirebera utwana dushya, aya mafaranga rega ndabiza azabinkorera, ntago nkeneye ibya mirenge, aya yonyine arahagije.
kandi yari amafaranga menshi, yari mu amadolari ijana biriya binote byose urabyumva ni amafaranga menshi. Ariko bitewe n'ukuntu bari bafite imitungo myinshi, bafite n'andi menshi, ayo umugabo yasize niyo menshi kuruta ayo yajyanye. Uyaranje avuga ati Julio genda, ariko ntuzigere ugaruka, nta mahirwe nzongera kuguha, nta mahirwe nzongera kuguha yo kongera kungarukira, kuko ntago bizaba bigikunda. Amagambo ugiye umbwiye n'ibyo usize ukoze, genda, umwana nzamurera njyenyine, urugo nzarwitaho, ariko sinzongere kubonana nawe. Wagarutse ahangaha ngo hari ikintu uje kuhareba, ugenda ugiye, ugenda ugiye, wibagirwe ko ahangaha wigeze no kuhaba, ugenda ubane niyo nshoreke yawe, maze nzarebe ko izakomeza kukwitaho nk'uko wowe ubivuga. Sasa ahangaha nk'umubyeyi nyine wabyaye uzi igisi ko kimera, yagombaga kwita ku mwana we, agakomeza nyine kumuba hafi. Ntabwo yari kuba ikirumbo nk'uko umugabo we yari amurumbiye. Abagabo b'ibirumbo muri ibibwa. Ndabakunda cyane, nta tuyisoreje, dore mu kubutaha. Nizo filime zikabagezaho. Ciao ciao, Imana ibamere umugisha.